Yes, ndagusuhuje ngo haye ikaze hano kuri Aizo TV. Hano tugiye kuganira ku kibazo kirimo kiravuga hano muri Zambia. Hirya no hino muri kumva inkuru ivugwa yuko hano muri Zambia abanyamahanga barimo barafatwa. Ariko mbere na mbere yo gutangira iki kiganiro, reka manze nkubwire yuko ubundi muri Zambia. Murabibona ko nibereye ahantu ho mu cyaro, nibereye mu busambu nyine. Hano ni mu bigori mwabyiboneye, ariko nyine nanone hakurya murabona akaritsiye abantu batuyemo, mwabyiboneye hari hakurya. Hariya niho dutuye twebwe, hariya niho mu rugo, mbese ariko ubuhinzi ubworozi byose turakora. Hano ni muri Zambia, hano ni homba, ntuye hari hakurya muri kureba, ariko hano ndi ni mu isambu y'ibigori. Ndi kubasobanurira utwo ngutwo kugira ngo nyine ntangire nsasire ikiganiro cyanjye cy'aka kanya. Ndagira ngo nkubwire neza ibirimo biravugwa hano muri Zambia. Mureke abantu bababesha, mureke abantu bababesha kuko mu by'ukuri hano ku mbuga nkoranyambaga havugirwa ibintu byinshi kandi bikavugwa mu nyungu z'abari kubivuga. Umuntu akavuga ibintu bitewe n'impamvu ashaka kugira ngo abivuge. Ndagira ngo ngusobanurire rero ikibazo kiri hano muri Zambia. Murabona ko hirya no hino bari kuvuga ngo abanyamahanga ngo bari gufatwa, ngo bari gufungwa, ngo bari kwirukanwa. Hari inkuru mbonye mu kanya intera n'ubwo bituma ihise ituma nkora n'ikiganiro. Murabona ko aya masaha burije bigeze saa 12, saa 11 n'igice hano muri Zambia, kandi murabona ko n'akavura kari gutonyanga kari kugwa. Bitumye rero ntitaye nuko ikirere kimeze cyangwa se nuko bwije, nkora iki kiganiro kugira ngo nsobanurire abantu ibiri kubera hano muri Zambia, kugira ngo abantu bave mu rujijo. Mwenda gukomeza kuba yenda bababwira ibintu ukundi, mbasobanurira, mbaha amakuru. Ndabizi neza cyangwa se ndakubwira yuko nta makuru yaba muri iki gihugu cya Zambia ngewe ntayazi. Amakuru yabera muri ibintu byabera muri Zambia ngewe ntabizi, ubwo byaba ari ibiki? Amakuru yabera muri Zambia nge ntinyamenye, yaba ari amakuru keretse ari amakuru y'ikambere cyangwa se amakuru yenda navuga ya politike. Ayo makuru ya politike yenda nge ntayo namenya, kubera yuko yenda bitewe yenda nuko ngenda umuntu wo hasi cyangwa se uburi kwishakira ubuzima, kandi nayo makuru rwose nkanjye nta nubwo nyakeneye. Sinshaka no kumenya ayo makuru ya politike, ntayo nshaka. Reka rero nkubwire rero ibiri kubera hano muri Zambia aya maginga cyangwa se muri iyi minsi. Muri kumva ko bari kuvuga ngo bari kwirukana abanyamahanga, ngo bari gufunga abanyamahanga, ariko nanone uburyo bari kubivugamo ntabwo bari kubisobanura neza. Ndashaka kugira ngo nkubwire imvo n'imvano cyangwa se ngo bihagaze bite, wowe wumve neza ko ibyo nkubwira ari ngewe ugiye kuguha amakuru nyayo. Hano muri Zambia hari abantu benshi, hari abanyamahanga benshi, hari abanyarwanda, hari abatanzania, hari abarundi, hari abo muri za Malawi, Afurika y'Epfo, Ethiopia, Somalia, abashinwa, abahinde. Isi yose iri ahangaha. Abantu bari ahangaha rero bose uburyo bahageze cyangwa se uburyo bagezemo aha, bahageze mu buryo butandukanye. Baje ahangaha muri iki gihugu mu buryo butandukanye. Buri wese yaje yenda mu buryo bwe cyangwa se ku mpamvu ye. Mu by'ukuri icyo nshaka gusobanura ahangaha, nta muntu n'umwe wigeze urota ko azaza ahangaha. Ntabwo mbizi niba hariho ababonekewe ko bazisanga muri Zambia, ariko nkanjye narangije segonderi, ndatarasa nshaka akazi cyangwa se nshaka ibyo gukora i Kigali, mvuye mu cyaro iyo ngiyo hahande twagendaga amasaha 8 kugira ngo tugere kuri kaburimbo. Mbona bitazavamo, na segonderi yanjye nari maze kurangiza, mpita nifatira umuhanda n'igikapu cyanjye, dore ko segonderi igikapu narangije mfite igikapu nigiyeho, nzinga imyenda yanjye, nzinga n'akamatira najyanaga ku ishuri iyo ngiyo iyo twigaga tubayo, nerekeza i Kigali. Ubwo mba ngeze mu mujyi gutyo. Hanyuma ngeze i Kigali, urugendo ruracyakomeza rero, Imana ntawe itakugeza, mba nisanze muri Zambia. Ubwo ndi kubaha temwanyaje urugendo rwanjye kugira ngo nisange muri Zambia, ariko nanone buri wese afite uko yisanze hano muri Zambia. So muri Zambia tuhagera cyangwa se ngiye mpagera,
nahasanze byose, nahasanze ibi byose muri kubona, iri terambere muri kubona murabona ko ririya ni iterambere nose mbabeshe ririya ni iterambere, ariya ni amazu, ibi ni ibigori, ibintu bimeze neza, iyo ibyo kurya bihari se ugira ngo iryo so ryose iterambere, mba nsanze ibintu byo kurya birahari mu nanjye, ubwo mba mpawe ikaze, ndahaba n'abandi ubwo niko bagiye bahabwa ikaze hano muri iki gihugu cya Zambia. Uko twagiye tuza mu myaka yashize, twazaga turi bake, ariko uko iminsi yagiye iza abantu batangiye kuza ari benshi, batangira batangira icyo twakwita ngo kureba kure, cyangwa se batangira ngo gucana ku jisho. Abantu bacana ku jisho bamenya ko muri Zambia bweze, bamenya ko wahahahira, baba baraje nabo bahabwa ikaze. Abantu bageze muri Zambia rero barakora, cyangwa se nanjye narahageze ndakora, mbaho, dushaka ibyo gukora nyine, turakora turitunga, tumaze kwitunga, na bagenzi bacu nyine bamwe na bamwe tukazajya tubaha connection, bakaza hano nyine bakisanga hano muri Zambia, muri ubwo buryo. Hanyuma abantu baza kuba nkaho batangiye kubaho, nkaho umubare utangiye kwiyongera, nimba ariko ndabivuga kugira ngo ntaza kubivuga ubundi buryo batanyumva. Burya iyo uri kuvuga ibintu ugomba kuvuga ikintu uzasubiramo, kuvuga icyo uzasubiramo, dore yuko ibi tuba turi kuvugira aha ngaha ntabwo biba biri bugarukire hafi, biba biri bugarukire kure, cyangwa se n'abantu bakakubona ukundi. So abantu tutangira kubabwira tuti nyamara ukatakase cyangwa se wambutse Tanzania ukagera ku mupaka bita Tunduma na Konde, waba wisanze muri Zambia ufite ibihumbi byawe 150. Abantu batangira kuza, tuba tubaye benshi, cyangwa se ndabyishe, tuba dutangiye kwiyongera mu mubare, abantu dutangira kwiyongera mu mubare. Uwasize sheri we akamuhamagara ati sheri ko maze kubona nk'uduhumbi 500 wateze ukaza tugakora akazi, cyangwa se tukubaka urugo, cyangwa se tukareba uburyo twakora business. Batangira kuza gake, imyaka 5, imyaka ingahe, abantu baba batangiye kwiyongera mu mubare. Ntabwo ndavuga yuko babaye benshi, ariko ndavuga yuko biyongereye mu mubare. Mu kuntu twagiye twiyongera mu mubare rero, ubwo bishatse kuvuga ko na leta y'inaha cyangwa se iki gihugu, inzego zishinzwe umutekano nabyo zarabirebaga, cyangwa se abashinzwe umutekano hano muri Zambia, cyangwa se iki gihugu nacyo cyatangiye kubona ko abantu bari gutangira biyongera mu mubare, batangira gushiraho ingamba yo kuvuga ati ariko se ubundi tuzagikemura gute iki kibazo. Batangira kuvuga bati rero ahangaha hagomba kubaho umuntu yenda uhari mu buryo bwemewe n'amategeko. Bo ndatekereza ko ariyo mpamvu nyine ibi biri kuba, cyangwa se ibyo muri kumva biri kuba, nubwo abantu batari kubisobanura nk'ubu buryo ndi kubivugamo. Abantu batangira kubazwa yenda ibyangombwa byo kuba ahangaha muri iki gihugu byemewe n'amategeko, ndetse bamwe barabishaka. Ubwo ababishatse yenda njye sicoba kuba ntarimo, ntarubwo nkeneye no kumenya ko ibyangombwa ahangaha bihari. Ngewe ndi umwirabura, aho nzagera nzabaho, igihugu cyose nzageramo nzakibamo, ndi umunyafurika. Nta kintu uzambaza, uzamfunga cyangwa se uzanyohereza iwacu, nsubira iwacu, kuko iwacu nta cyahama afite, nzasubirayo. Ariko ntarajya kure ntaribagirwa ko numvisha abantu bari kuvuga ngo ngo Zambia ngo bari kwirukana abantu, ngo bari kwirukana abanyamahanga ngo bari kwirukana abanyamahanga none ko mwavuze ngo muri Zambia ni habi, ngo muri Zambia ni habi, ngo muri Zambia ngo hari umwanda, ngo muri Zambia ngo ni igihugu kibi, ngo iyo uhageze ngo ugira stress, ngo none ko bari gushaka kubirukana mukagira bikabababaza. Cyo kintu rero cyo kuntu abantu bari kugenda bavuga ngo muri Zambia bari kubirukana, natekereza n'ukuntu abantu bagiye barogotwa bavuga ngo Zambia ni mbi, ngo Zambia ngo ko bari gushaka kubirukana. Niba bari kubirukana ntabyo nasobanukiwe, mukaba muri gushaka kutabaza muvuga ngo bari kubafata. Aho ngaho rero ni hahandi nanjye mpita mbanyomoza nkavuga iki gihugu ni cyiza. Aho ngaho niyo mpita mbafatira nkahita mbabwira iki gihugu ni cyiza, izina ry'Imana iki gihugu ni cyiza. Reba iki gihugu ukuntu kimeze,
ndebera ni kuri kw'Imana, reba reba hariya hakurya ahantu dutuye, reba iriya natire, hariya niho mu rugo, hariya niho mu rugo iwacu, izina ry'Imana, hariya niho iwacu. Reba ukuntu igihugu gisa, igihugu ni umubande, igihugu cyeza ibigori, igihugu kirimo, reba ukuntu biriya biti bimeze, urabona ko hameze neza. Ni ukuvuga ngo iki gihugu mu by'ukuri ukuntu ngewe nakibonye, nge naje gusanga iki gihugu nta ari igihugu cy'abakirisitu cyangwa se cy'inyangamugayo. Hari igihugu cyitwa ngo le pays des ngo de peuple le pays de peuple des intègres, ntabwo igifaransa nkizi, ngo ni igihugu cy'inyangamugayo. Reka iki gihugu rero ngewe nkite ko ari igihugu cy'abantu b'abakirisitu, kuko niba mwaraje muri bwino nikambi sana na muntaye so niba twe twaraje tukisanga ahangaha muri iki gihugu, tugakora imirimo yose, umubaji yarabaje, umuntu wize gutwara igare yatwara igare, umuntu uzi ibyo gucuruza ari gucuruza, umuntu uzi gukora amacapati, amasamusa azi gukora amasamusa, ari gukora amasamusa, umuntu wese imirimo yose ahangaha abantu barahageze. Kuki tuwavuga ngo iki gihugu ngo ntabwo ari igihugu ngo kitunze abantu kinyangamuga? Ngewe rero yenda ntabwo icyatumye nza gukora iyi video ari kugira ngo mbabwire yuko iki gihugu, mvuge ngo ikibungubura, mvuge yuko iki gihugu ngo kiri kwirukana ngo abanyamahanga, ahubwo kiri gushyira mu nshingano. Ni ukuvuga ngo itegeko, niba itegeko rivuga ngo igihugu kibemo mu buryo bwemewe n'amategeko, munyumve neza, niba igihugu gifite itegeko rivuga ngo abantu bakijemo b'abanyamahanga bakibemo mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi iryo tegeko rikaba ritangiye kubahirizwa, ndumva nta kibazo kirimo. Ahubwo se hariya hakurya mu kundi mugabane aho bita muri Amerika, ntabwo mwibuka yuko ikintu cyo kudipotinga, kohereza abantu baba muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko, batangiye kubishiramo ingufu? Ese mwibagiwe yuko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyari gifitanye amasezerano, sinzi aho byaheze, n'igihugu cy'Ubwongereza cyangwa se na UK, ubwami bw'Ubwongereza, ko abantu binjira muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko bagomba kuzajya boherezwa iwacu, igihugu cyacu cy'u Rwanda kikabafasha abo bantu kubaha aho batura, which is good, kikabafasha aho gutura, kikabaha ubwenegihugu, cyangwa kikabafasha gusubira mu bihugu byacu. Iki gihugu cyacu rero ni igihugu cyiza, igihugu gikunda kwakira abantu. Niba cyari cyemeye gufata abantu bavuye yenda boherejwe n'Ubwongereza bakaza mu Rwanda, bishatse kuvuga yuko cyari kigize neza. Ariko ntarajya kure ya topic yanjye, rero ndi kukubwira inti, niba iki gihugu kiri gufasha, gifite itegeko rivuga ngo abantu binjira muri iki gihugu mu buryo bwemewe, mu buryo abantu batuye muri iki gihugu b'abanyamahanga bagomba kuba muri iki gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko, kandi bakaba batangiye kubitangira gukora icyo bita check up, gukontorora cyangwa se kureba abo bantu, niba abantu bavuye muri icyo gihugu, abantu baje muri iki gihugu bari kuba bazaba muri ubu buryo, muri iki gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko, ubwo tubarenganye? None se yenda nuko yenda mbivanze ahantu navugaga ngo igihugu cy'Ubwongereza cyashakaga kohereza abantu mu gihugu cyacu mu buryo ngo baze boherezwe mu Rwanda bavuye mu Bwongereza, abantu baba mu Bwongereza mu buryo butemewe n'amategeko, na Zambia bishaka kugira ngo abantu bari muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko bashaka uburyo babagabanya cyangwa se babasubiza iwabo, niba bazanabishobora. Sinzi niba umwana w'ahangaha, umuntu wariye akahangaha azahava, ntabyo nzi. Ariko se nanone njyewe mbona ntacyo bitwaye. None se reka nkubwire, nkigera inaha bwa mbere, umunsi wa mbere nageze inaha, abantu bari muri ubu buryo, muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, habaye umukwabo wo kubafata. Imyaka ingahe irihiritse, ntabwo ndavuga imyaka mazina, ubwo ngubwo tuvuga yuko ibi ngibi koko bari gushaka kuvuga ngo bari bazirukana abantu bari muri iki gihugu mu buryo butemewe, baba muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, koko bariseriye. Ikindi yenda nababwira, ese mu by'ukuri biramutse binakozwe,
mutekereza yuko mwibagiwe yuko mwavuze yuko iki gihugu ari kibi, kubasubiza iwanyu bakabasubiza iwanyu heza byo mwabyirengagiza babasubije iwanyu mukunda kuvuga ngo niho heza, ibyo hari ikibazo gihari, njye nta kibazo mbibonamo. Ikindi rero navuga ni iki, icyo navuga ni iki ngiki rero, mu gihe cyose iki gihugu hagira akantu kagenda kavugwa yuko bari kwirukana abanyamahanga, ntabwo kuba ari ukwirukana, ahubwo ni uburyo bwo kureba abantu baba muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Ntabwo kuba ari ukwirukana, ahubwo ni ukubaza ibyangombwa, kubaza uburenganzira abantu bafite bwo kuba muri iki gihugu. Niba ubufite guma aha, niba utabufite subira iwanyu. Ubundi se iwanyu hatwaye iki? Ariko nanjye nakwitegereza ukuntu nata ibi bigori. Ahantu ntuye ni hariya ku iriya nzu, urabona ahantu hari igitanka sibura se cyitwa kumeze gutera, niho ntuye. Ubwo se bwo wavuga ngo ni habi? Sasa rero reka mvuge yuko ibyo nagomba kuvuga uyu munsi nibyo. Ubu icyo navugaga ahangaha nuko nubwo bakwirukana abantu bari muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, nta kosa ririmo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, mwavuze yuko iki gihugu ari kibi. Icya gatatu, reka ndekere ibyo.